Imbangeje gutabara. Imana ije gutabara. Haleluya. Abantu basenze baheze ku musozi ariko Imana irambwiye ngo mbabwire ngo ije kubatabara. Abantu basengeye uburwayi bwanze gukira ariko Imana irambwiye ngo mujyane ikuzimu. Ugafata umugore ukamujyana ikuzimu, ugafata umugabo ukamujyana ikuzimu, ugafata murumuna ukamujyana ikuzimu, ugafata mukuru ukamujyana ikuzimu. Ndagira ngo mbwire ngo ushaka kuzihera hagati zituzuye ko bagiye kuzubaka se neza. Imana itanga amafaranga. Imana igiye gutanga amafaranga menshi, abantu batarubaka bubake. Ubwo niho ndavuga abandi bashikanwe kubera ubukene. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Reka tubasuhuze kandi tubifurize amahoro y'Imana aho muherereye hose, abari mu gihugu cy'u Rwanda n'abari hanze yacyo mwese mugubwe neza kandi mugubwe neza cyane. Nkuko mudahwema rero kudukurikira n'uyu munsi wa none, twishimiye yuko mwabanye natwe. Imana amahoro ibahereze umugisha. Turi kumwe n'umuhanuzi Eric Mugabe. Uraho neza? Muraho. Yesu nashimwe. Yesu nahimbazwe cyane. Umeze neza? Ndashima Imana nubwo naho hari biba bitagenda ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo mu byiza no mu bidushime. Yego. Imana iguhereza umugisha. Suhuza abakunzi bacu. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro Imana itanga ihabaye ikunda iyabahe mu izina rya Yesu Kristo, n'ibindi byose mwifuza ku mwami wacu nta cyabuza bibahe mu izina rya Yesu. Urakoze cyane ubwo umaze kudusuhuza. Imana ikugirire neza guhereze umugisha. Reka ngusabe kugira ngo mbere yuko dutangira ubanze usenge Imana, kuko mbere na mbere Imana niyo ikwiye kuba imbere, ibindi byose bikaza inyuma. Karibu n'isengesho. Imana nziza, Imana yacu, Imana idukunda, Imana ishoboye byose, idashoboye ikintu kimwe. Turagushimye muri aka kanya ko hari ababyeyi wakijije, hari ababyeyi databuja Kristo warengeye urabakiza uburwayi bari barwaye, ndetse hari n'abari bari kwa muganga bari bamaze ukwezi batabona ibise. Mwami bashatse kwicira inzira ariko databuja mbabwira ko bidashoboka. Turasenga, imbaraga zawe ziragaragara, barabyara, ubu bameze neza. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Komeza kubana natwe rero muri byose, kandi ukomeze gusubiza ibyifuzo by'abaduha ibyifuzo bose. Ubagire neza, bakugiraho umugisha. Ndasenze kandi ndizeye ko ubikoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Urakoze cyane kubw'isengesho ryiza uduhaye. Imana y'amahoro iguhereze umugisha. Hanyuma reka ngusabe kugira ngo uhite winjira mu butumwa Imana yaguhaye kutugezaho uyu munsi. Murakoze. Reka turebe Zaburi 118. Zaburi 118 dusomere mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Ariko tutari twasoma, reka tubanze turebe uyu muririmbyi. Yego. Hari umuririmbyi Yesu mfasha nicaye hano. Tubwire rwose tubifashe. Umuririmbyi wa 251. Reka tumurebe mu izina rya Yesu kuko n'indirimbo ihisiza. Yego. Indirimbo ivuga ngo munsi y'umusaraba. Munsi y'umusaraba umukiza Yesu, niho nifuza rwose ayiwe guhora mpagaze. Nibuye we mwibuye ry'igitare, rimbere igicucu, rinkiza we rinkiza impagarara. Ayiwe mu rugendo rwacu, rinkiza we rinkiza impagarara. Ayiwe mu rugendo rwanjye. Uwo musaraba we ayiwe wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo, ayiwe byima
maniho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego ayiwe rungeza runyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego ayiwe rungeza mw'ijuru hirya y'umusaraba ayiwe mbona y'umworera n'umunwa w'ikuzimu ayiwe waka nk'umuriro nyamara we imbere yawo hari umusaraba uteze nk'amaboko ayiwe ngunyize nagwayo uteze nk'amaboko ayiwe unyize nagwayo kuwo musaraba ayiwe ndasa n'ushobora kureba Yesabambwe ayiwe harijya pfiriye ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe ayiwe jye waguhemuye ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe ayiwe jye waguhemuye munsi y'umusaraba ayiwe nzaguma iteka naho nabura ibyanjye ayiwe nkubonamo inyungu nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa ayiwe uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa ayiwe uwo musaraba. Amina. Muririmbyi aririmba neza, aririmba ngo munsi y'umusaraba niho nifuza kuba. Imana ishimwe cyane. Amen. Arongera ku gitero cya gatanu araririmba aravuga ngo nta soni mfite uretse z'ibyaha byanjye. Imana tugirire neza, abantu twe dukwiye kugira isoni z'ibyaha ariko ntitugire isoni tuvuga Imana. Amena. Imana ishimwe cyane. Imuririmbyi ndamukunda cyane. Ngo munsi y'umusaraba mbonayo mworera n'umunwa we kuzimu waka nk'umuriro. Ngo ariko imbere yaho Imana ishimwe cyane. Imbere yaho hari umworera. Mbonayo umusaraba. Uteze nk'amaboko. Ngo nkize ntagwa muri wa mworera. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Reka turebe Zaburi 111 tuyisome mu izina rya Yesu. Zaburi 118. Reka dusomere mu izina rya Yesu. Zaburi kiryoshera. Iraryoshye. Niyo message abantu bafite message, abantu basiye bihannye bagasaba Imana imbabazi, Imana ngo yakigiye kubatabara. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 118. Nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Ngo nimushime Uwiteka yuko ari mwiza. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Kuko imbabazi zihoraho iteka ryose. Ihangane gatoya. Haleluya. Amina, haleluya. Ngo nimushime Uwiteka kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Imana ishimwe. Amen. Kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yego. Hari abantu rero basabye Imana imbabazi. Ubwo ndimo ndengera muri message kubwira ijambo. Yego. Hari abantu basabye Imana imbabazi ku bibi bakoze, kuko uwavuga ko nta atari umunyabyaha
yaba Yesu Imana inyabinyoma. Kuko turareba tugacumura, twavuga tugacumura, kuko nanjye hari na commentaire zijya zinshumuza. Ariko mu kunshumuza nzi neza ko nkorera muzi, kandi nzi neza ko Satani ari haturwanya, nzi neza ko Satani ari haturwanya. Niyo mpamvu rero nawe afite abakoresha kugira ngo bagire gute, babashe baturwanye. Ariko ntabwo bizakunda, nubwo arwana ariko ntabwo ari umuneshi. Abisiraheli bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Haleluya. Amen. Mana ishimwe cyane. Inzu ya Aroni ivuga iti, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Abubaha Uwiteka bavuge bati, imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Amen. Imbabazi z'Imana yacu zihoraho iteka ryose. Nta gihe Imana itazagira imbabazi mu bantu bashaka kwigana. Tubonyemo Abisiraheli, ab'inzu ya Aroni. Imana ishimwe, iri jambo riraryoshye kweli cyane. Ubwo nari mu mubabaro, nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Ahantu Uwiteka, ubwo nari mu mubabaro nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba, anshyira ahantu hagari. Yego, Imana ishimwe cyane. Nawe yagushyira yankiza hagari, kuko buratwara ntitangira gukora ibiganiro. Ubu ndimo ndagenda ntobere se ko mu maso maze gucya. Ndabibona. Ubu no guseka nsigaye nseka. Wambaze utese kuki usigaye useka. Ongera usubire muri uwo murongo ndabikubwira impamvu nsigaye nseka. Kasubiremo. Ubwo nari mu mubabaro, nambaje Uwiteka. Uwiteka aranyitaba. Anshyira ahantu hagari. Ihangane urekeraho. Ubwo nari mu mubabaro, kuri ubwo natanga message ndi mu mubabaro mbabaye, ngira ngo abantu benshi abakunzi bacu barabizi, guseka kwari guke cyane. Ariko nta yindi mpamvu, suko ari urwango, suko nabwiranaga abantu munabi. Hari igihe Imana igutumika gutuma ibintu bikakaye, kuko nawe wareba agahinda Imana ifite bikakujyana ku rukababara. Nari ndi mu mubabaro rero, ngiye nagize igihe cyo gusengera abantu bankurikiye banyumve neza. Nagize igihe cyo gusengera abantu bari mu byaha, ndabasengera ngo Imana batabare. Ubu bashije kumva arumva akampamagara ati ndashaka kukwaturira. Ubu rero ndi mu munezero, kuko Imana yamaze umunezero. Narasenze ibyo nasengeye, Imana yarabishubije. Hari abantu Imana yatabaye, hari abantu Imana yababariye, hari abantu Imana igiye kugirira neza. Imana ishimwe cyane. Ndongeye ndakunezerewe muri aka kanya, ntabwo nari nzi ko nzongera kugira ibyishimo mu mubabaro wanjye wose nabayemo. Nari nzi ko ntazagira ibyishimo, ariko ndakunezerewe kuko uri Imana igira neza. Imana rero nari mu mubabaro, buryo ubwo nubwo yampaga message zikakaye, kampa message zigoranye, nkazivuga mbabaye. Nari mu mubabaro, mbona abantu bakorera Imana, Imana nayo ibabaye. Niwo mubabaro nari mfite, ariko Imana barabona ko nkeye rwose, meze neza. Nubwo wenda hari ibitagenda neza mu by'ubu rugendo, mu by'ubu buzima bwacu duhura nabwo bwa buri munsi, ariko muri Yesu Kristo ndumva mpagaze neza rwose, ndakeye. Amen. Ndakeye rwose, mboneyeho gushima Imana, nshimira n'abakunzi bacu badukurikira. Imana yigeze mbwira ngo iyi cano ni cano y'umugisha. Hari abantu bakomeje bahamagara ngo ati twari tumaze igihe kinini tukubona, ariko ntituvuge, ntitukwandikire, atariko bidukoze ku mutima. Ndagira ngo urambwira abantu rwose, abantu mube maso, mukomere, muhumure. Turasenga kandi nzi neza ko Imana irimo kubigenza neza. Mukomere, muhumure. Namwe abarwaye bampaye ibyifuzo murwaye mukamutarasubizwa, nimuhumure. Imana irimo irabaremera ubuhamya. Mwibabazwa n'uburwayi murimo, Imana irimo irabaremera ubuhamya. Imana iragira ngo muzahagarare, mukomeze abari mu byago nk'ibyo muri ubu ngubu. Bureze ko Pascal,
buriya utarwaye ngo uryame umare umwaka ku buriri udasohoka utareba hanze utazi biva n'iyo bijya, Imana ngo igukize, nanjye ntabwo uzaza ngo nkomeze utarabaye muri ubwo buriri, uzi nkomeze nanjye mburimo mazemo igihe. Hari uburiri bw'inzara, buruzi ko inzara nayo ijya kubuza kubyuka, wanakitaba n'umuntu ukumva ntibirimo biranga. Imana igiye kudutabara, Imana igiye kudutabara, Imana igiye gutabara abarwayi aho uri hose unyumva. Wowe umaze amezi 6 urwaye, kuva ku mezi 6 kugeza ku myaka hafi 20, hari abafite ubwo burwayi baduhamagaye, ariko ujye mbabarira nimero ishyire kuri ntuza kuri taburo kugira ngo bayibone. Abantu baduhamagare tubasengere, kandi nzi neza ko hari ikintu Imana igiye gukora muri bino bihe. Imana igiye gutabara abantu, Imana igiye gutabara abantu. Ndagira ngo mbabwire ko Imana igiye gutabara abantu. Ushobora kuba wumva ibiganiro kumva message ukavuga uti reka nicecekere no kuvuga ibibazo mfite, ariko ndagira ngo nkubwire nushaka kuvuga ibibazo ufite ubibwire Imana, ubitubwire natwe tugusengere. Nzi ko Imana igiye gutabara, kandi nucikanwa ntuzagire ngo sinakubwiye. Iyo ni message, ntuzagire ngo sinaguhaye message. Wowe urwaye, wowe urwaje umwana, ntibikubuze kutuvugisha. Ejo bundi mperutse kujya gusengera umuntu wari urwaye umeze nabi, ni hano muri Kigali, ameze nabi rwose. Ntabwo ari ngombwa ko muvuga amazina, kuko ano murembye yarembye aravuga ngo ibiturwanya byarakomeje. Mbona hano kongera kumuhumuriza. Amaze igihe kinini arwaye, ariko ndashima Imana ko yanyiritse akize. Kandi hari n'umuvandimwe wampamagaye arambwira ati ni ukuri yatangiye guhaguruka, yatangiye kwijyana ku bwiherero. Imana ishimwe. Kandi yari amaze igihe bitabaho, amaze igihe kinini. Nshimye Imana ariko na nijoro yanyeretse message yuko Imana igiye kumukiza. Amen. Ntabwo muvuze amazina kugira ngo babandi baduhiga batamenya ibyo ari byo. Hari ujana no kuvuga n'izina ry'umuntu ko yakize, ugasanga bamwe bitirire ngo ni abahanuzi b'Imana, atari abahanuzi b'Imana b'Satani, bagahita bataka bakajya ku misozi ngo bagiye kongera kumuzirika. Reka icyo Imana yashyizeho iherezo ntaho kijya. Ibyo bakora byose rero bararuhira ubusa. Umugani watewe no uvuga ngo bazaruhira ubusa, bazagusiga uhagaze. Ndagira ngo mbonereho kubwira umwanya w'abantu baroga, abarozi, abatamba abantu ikuzimu. Iyo ni message nazinjiyemo. Abarozi muroga, nimushaka murekeraho. Abantu b'ishyari, nimushaka mureke ishyari. Abantu b'amagambo, nimushaka mureke amagambo. Abantu murimo mutamba abantu ikuzimu, ugafata umwana ukamujyana ikuzimu, ugafata umugore ukamujyana ikuzimu, ugafata umugabo ukamujyana ikuzimu, ugafata murumuna ukamujyana ikuzimu, ugafata mukuru ukamujyana ikuzimu. Ndagira nkubwire ngo nushaka kurekeraho. Bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo agahuru k'imbwa karahiye, n'agahuru k'abarozi karahiye. Rero n'agahuru k'abasinzi n'abaki bose ndagira ngo mbabwire ko gahiye. Kagahuru karahiye. Nimushaka mwiyarure musabe Imana imbabazi, kuko Imana igiye gutabara. Kandi nitabara basenze, igatabara abantu bihannye, igatabara abantu basenga, ntuzagire ishyari. Ndabeshya? Azagira umuntu ugira ishyari. Buriya mu mudogodo iyo umuntu umwe atabawe n'abandi baba bagiye gutabarwa. Buriya mu mudogodo iyo haje imfashanyo, cyane cyane nko muri Covid, hari abantu batari imfashanyo zitari zemerewe kugeraho. Ariko ugasanga nabo bahagaze ameze gutya barareba, bari gushaka kurya iby'abandi, bashungereye. Ariko nacyo ngira ngo impamvu mbivuze gutyo, hari abantu bagiye kuzadushungira batureba Imana yatugiriye neza. Haleluya. Twose Imana yatugiriye neza. Hari nk'abantu bubatse azamura fondasiyo gusa ntibyakunda, ariko ndagira ngo nkubwire ngo mpamagara dusenge, nze ko Imana hari ikintu igiye gukora. Imana hari ikintu igiye gukora pe. Pasika najya nkubwira ngo Imana hari ikintu igiye gukora. Nkunda kubivuga, nkunda kuvuga ngo abantu bahora babyita byawe ni nka umuserebanya wajya kuvuga ngo bihora bishyushye. Ubwo ntabwo bigishyushye, ahubwo bigeze kure. Kuko ushaka gutabarwa nasenge, nasenge.
nasenge Imana. Indi message mfite ni message yuko abantu twasenganya rwose, abantu bariho baduhamagara tugasengana, abantu batwandikira bafite ibibazo bitandukanye, Imana igiye kubasubiza. Amen. Mbonereho n'abantu bari hanze tujya tuvugana, Imana ibaha umugisha cyane, muhumure mukomere. Hari abantu bari hanze bafite ingo zari zigiye gusenyuka, ariko Imana namwe mbabwire ngo irabubakiye. Ndetse n'abandi bantu bifuza kubaka ingo bakaba bakuze, buriya naho waba ukuze ufite imyaka 70, Imana ashatse kukubakira irakubakira. Urabyemera? Imana irakubakira kandi ukanabyara. Sitanga urubyaro se? Si irema se? Ese Imana yabura kukuremera umwana? Ntabwo bibaho. Abo bantu rero rwose mube maso musenge. Icyo nzi cyo nuko Imana ije kandi ije gukora kandi itabayeho rukomeye. Imana itabayeho rukomeye pe. Abantu rero muhumure kuko Imana igiye kutugirira neza. Amen. Karindwi. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira kuwiteka kugira umumaro kuruta kwiringira abantu. Hari umuntu wigeze kumbwira udufaranga, arambwira ati nzagufasha. Uzi ko umuntu akubwira ati ndaguha amafaranga, wari ugiye kuburara ukagenda ukicara kuri butike ugategereza message ko iri busone. Byigeze bikubaho? Nge nta wagiye, nta nubwo najyaga yenda gutegereza bitewe nuko nabeshywe na benshi. Igihe cyarageze umutima urakomera. Abantu bareke kutubeshya, rega barakubeshya umuntu no kwiyaturiraho umuvumo. Umuntu arakubeshya ushonje, ukajya kuri butike utuyana ndajya kugira message yangezeyo, ukagenda ugahagaruka ukaganeza nyira butike akagira ngo aruje kumusura, bikarangira utabanya message ugakata ugasubira mu rugo. Ntabwo ari byiza rero. Ariko Bibiliya yaravuze ngo Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Arantabara. Nicyo gituma nzabona icyo nshakira abanzi banjye. Guhungira kuwiteka kugira umumaro. Kuruta kwiringira abantu. Hari indirimbo ivuga mukizigamira ubutunzi mw'isi, ahubwo mwizigamira ubutunzi mw'ijuru. Amen. Aho inyenzi n'ingese zitaba. Ni ya kera. Ubwo rongeye nyibukije wa muririmbyo w'115. Yego. Ivango nabonye umukunzi mwiza. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze ntamuzi, yamfatishije umugozi, ari rwo rukundo rwe. Izo ngoyi zezanteye kubimbataye rwose, ngenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Ngenduwe nawe nuwanjye kugeza iteka ryose. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishoboye, ajya ndinda akaga kose, mu nzira ijya mw'ijuru. Kumuhanga masiteka, bizanyiza intege nke. Nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nshira ubute, nyuma nzatabaruka. Nabonye umukunzi mwiza, byose arabishobora, ajya ndinda akaga kose,
mu nzira ijya mu ijuru ku muhanga masiteka bizanyiza intege nshira ubute nyuma nzatabaruka nshira ubute nyuma nzatabaruka nabonye umukunzi mwiza niwe nyirimbabazi niwe rero niwe mujyanama wanjye niwe undengera iteka nakubaho nta n'urupfu nta n'abadayimoni nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu mu bupfubyi nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu mu gusonza nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu mu rushako nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu. Amina, haleluya. Nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu mu gupfusha nta bya none nta bizaza byaza nta nyana Yesu. Amina, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ndafashijwe we, buriya ngo iyo umuntu aririmbye, haleluya, umuntu aririmbye, amena, Imana ishimwe cyane yo kabyara niwe nihishemo yambereye ubuhungiro kamwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro nta mwanzi wese wantanga yambereye ubuhungiro ntawe ntazamemukira yambereye ubuhungiro umwami n'igitare gikomeye haleluya gikomeye umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Amina. Noneho hari n'akandi gatero kabaho kavuga ngo sinzavaho Yesu ari yambereye ubuhungiro. Amina. nawe ntazampemukira yambereye ubuhungiro umwami Yesu umwami n'igitare gikomeye sushimwe umwami n'igitare gikomeye yambereye ubuhungiro. Amina. iyo ntekereje Yesu iyo ntekereje Yesu numva ngiye mu yindi si. Imana ishimwe cyane. mpita nimuka nukuri Imana ishimwe diregiti. arega Imana yacu ni umwami n'igitare gikomeye ntago nzavaho Yesu ari. Imana ishimwe ngo nawe ntazampemukira. Yesu Kristo nawe kubera ko abantu baduhemukira ariko Yesu ntazaduhemukira. imiryango ikaduhemukira abana bakaduhemukira
ababyeyi bakaduhemukira Yesu we, ariko Yesu we ntago azaduhemukira. Business zikaduhemukira, abo twizeraga bakaduhemukira, ariko we ntabwo azaduhemukira. Umuntu akagusezeranya ikintu. Umva irindi jambo. Haleluya. Amen. Ndafashijwe ariko. Yego. Gomamo. Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Umubyeyi yakwibagirwa umwana yonse. Yego. Ariko Yesu we ntiyatwibagira. Ntago bibaho. Ntago Imana yacu ijya yirengagiza, irasezeranye gasohora. Ngira ngo abantu benshi barabibonye, no muri no makomantere abantu bazajya babibona, ariko abantu bajya batanga ubuhamya. Kumpamagara mukambwira ngo byagenze gutya, mujye mutanga n'ubuhamya. Kandi n'ibinakunda muzaze no kuri cano baduha ubuhamya, batanga ubuhamya imbere y'abantu, bavuga bati umugabo Imana asenga irasubiza kandi irasohoza. Abantu benshi barasubijwe n'umunezero, nanjye ndimo abona asengeraga batari hafi y'Imana barayegereye, niwo munezero ubona mfite. Nukuri pe, nukuri uko nukuri. Haleluya. Ariko uzi gusenga Imana igasubiza. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, uko yayatubwiye, cyo dukomeze tujye imbere. Haleluya. Dutsinde ibindi bigeragezo, kuzana intambara zizeye, twihanganire byose, tw'abasirikare beza bazejwe n'amara. Mena. Imana ishimwe cyane. Reka twikomereze twaturi mu munezero. Arega umva nkubwire Pastor. Umva nkubwire. Bura ntukabona umuntu aririmba ngo anezerwe. Cyane cyane uzarebe umuririmbyi birimo neza, uri imbere rwose y'abakristo, uririmba akora umurimo w'Imana, avuga ituvuga butumwa. Iyo agiye mu mwuka neza, aririmba, ari igihe uririmba, cyangwa se ugasenga, ukabona uri kumwe n'Imana neza. Ngiye maze iminsi nsenga, ngiye kubona mbona Imana iraje impeza ikiganza irambwira ngo akira ndagukomeza. Imana ishimwe. Umva nta n'ibindi byinshi nirirwa njyamo. Bose reka nkubwire ndafashijwe ubu nyine. Imana ishimwe cyane. Oya reka nkubwire. Amen. Ya data we Yesu uhabwe icyubahiro, ndagushimye ndakunezerewe cyane. Ngo kwa data dufite ubutware n'ubushobozi. Mu gihe dufite ubwo butware twahawe n'umwami wacu Yesu Kristo, niyo mpamvu tugomba gusenga Yesu Kristo, ibyifuzo by'abantu bigasubizwa mu izina rya Yesu. Imana ishimwe. Yesu turakumva. Kwa data dufite ubutware n'ubushobozi. Kuki twagira ubwo butware n'ubushobozi, umuntu akaduha icyifuzo ntitugisengere ngo gisubizwe, kandi kwa data dufite ubutware n'ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ntago ari kwa Satani, nongere mbisubiremo, ngo kwa data dufite ubutware n'ubushobozi. Imana ishimwe cyane. Amina. Ndumva mfashwe ku bw'izi ndirimbo. Imana ishimwe. Yesu ishimwe. Imana ishimwe. Uzi ko hari abantu Imana irimo gutabara. Abantu twaheranye mu kwezi kwa gatandatu, Imana irimo irabatabara. Nabo Imana ibavangura mu bandi bantu, Imana igenda ibavangura, Imana ikambwira mbabwira ngo irabatabaye. Pasika Imana iradutabaye. Pasika abantu bumvise ijambo ry'Imana, abantu batasesereje abakozi b'Imana, Imana irambwira ngo uje gutabara. Imana irambwira mbabwira ngo uje gutabara. Imana ishimwe cyane. Nta message rero uhita winjira no mwisengesho usengera abantu b'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye ko hari abantu bacu utabaye. Turagushimiye Kristo ko twasengeye bose ubarengeye. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu ko tugiriye neza, ngaho rero tugire neza tukugiraho umugisha. Ndasenze nsengeye abampaye ibyifuzo bose ngo bakize, nanjye warankijije ndakubona Kristo, warurukira kutugira neza tukugiraho umugisha. Urakoze kuko byumvishije rero, turasenze kandi turizeye kubyumvisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabasengeye. Data mwiza nyagoro ku ngoma Imana, dusengeye abafite ibyifuzo bitandukanye, dusengera abafite abana barwaye, turasengera abagabo barwaye, turasengera abagore barwaye. Ni wowe ukiza Yesu, ni wowe ukiza, ni wowe utabara, ni wowe ubohora mu izina rya Yesu
Amina, Kristo. Yesu shimwe. Turasenze ngubohoro Amina, ubwoko bwawe. amina, amina. Abakwiringiye ni Amena, benshi, haleluya. abagukeneye ni benshi. Amena, bahora batakamba haleluya. bavuga ko bashaka kukubona. Yesu Mana, shimwe. turasenze imbaraga zawe zururuke. Amen. Uteze amatwi wese udukurikiye abone guhindurirwa, abone ubutabazi. Uwari urwaye akire, uwari ushonje narye, uwari Amen. wambaye ubusa niyambare. Yego Mu izina Kristo. rya Yesu Yesu Kristo, shimwe. imbaraga zawe Yego mwana. arizo zurukira guhindura Amina, ndetse no gukora haleluya. ibyananiranye. Yego. Urakoze Yesu Kristo kuri kumwe natwe. Mu izina ryawe ryera Yesu tubisabye. shimwe. Amen. Amen. Urakoze cyane umukozi w'Imana Eric Mana Mugabe. ishimwe, Mana Reka ishimwe. ngusabe kugira ngo wihute cyane utambutse nimero yawe. Murakoze, reka nambutse nimero ni 0782 966 9karindwi 41. Imana y'amahoro duhana umugisha, mukomere kandi turabakunda, turabasengera. Yesu abaha umugisha. Urakoze cyane, reka natwe tugushimire wowe utarakora subscribe, ukore subscribe kugira ngo dukomeze kubana muri iri vugabutumwa mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Shalom.